murabizi cyane rero dukunda kubategura ibiganiro byiza cyane bya gospel ahantu rubuga ubuntu n'ukuri mumenyere cyane bagezaho ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse kukabagezaho uburyo abantu bakwiye kumenya ukuri mu ijambo ry'Imana. Mugira ngo uyu munsi rero tudatinze twabatumiriye umutumwa kugira ngo atwigisha tumenyeshe ukuri kw'ijambo nkuko ariyo ntego ya ubuntu n'ukuri gospel. Ngira ngo rero ngewe ugiye wa umutumwa cyangwa se mwakire ni Emi Shalom, reka dusanye tumwakira nawe atangira twibwira uyu ni ubuntu n'ukuri. Bene data abakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, turabashubuze mu izina rya Yesu. Nitwa Ego Daniel, tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Tudatinze rero reka dusome mu byakozwe n'intumwa mu gice cya mbere umurongo w'8. Niho tugiye kuganira kuri iryo jambo, niho tugiye kuganira kugira ngo abariho tuza kwibanda ku cyigisho cyacu. Inshuti z'umwami wacu, abakunzi b'umusaraba, turabasubuje mu izina rya Yesu. Nitwa Ego Daniel, nkaba ngiye kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Turasoma mu butumwa mu byakozwe n'intumwa mu gice cya mbere umurongo w'8. Turaza kuganira kuri iryo jambo, turaza guhishurirwamo, ndabyizeye neza ko turi buze gukuramo icyo umwami Imana yatugeneye muri iryo jambo. Reka rero dusome tubone gutangira tuganira. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya kugera ku mpera z'isi. Amaze kuvuga ibyo azamurwa bamureba yicukira mu bakingiriza. Tugiye kuganira rero kuri aya magambo. Ni amagambo meza cyane intumwa zaganiriye na Yesu, zari zimubajije ikibazo kikomeye, bamubaza ngo mbese uyu munsi nibwo ugiye kugaruriramo ubwami bwawe? Arababwira ati si igihe cyo kumenya ibyo kuri mwebwe, ahubwo cyakoza icyo mbabwiye cyo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi yose. Aya magambo rero tumaze gusoma tugiye kuganiramo intego ivuga ngo akamaro k'umwuka wera. Akamaro k'umwuka wera. Tugiye kuganira rero ku mumaro w'umwuka wera. Muri aya magambo tugiye kuganiramo ku mumaro w'umwuka wera, turaza gusangamo intego zigera muri 3 cyangwa se ibyigisho bitatu cyangwa se amagambo 3 y'ingenzi. Avuga ngo umwuka wera naza, icya mbere muzahabwa imbaraga, icya kabiri muzaba abagabo, icya gatatu bo kumpamya. Ayo magambo 3 ni amagambo 3 y'ingenzi tugiye rero kuganiraho. Urebye mu by'ukuri intego nkuru y'umwuka wera ni ahangaha iri. Icyakoza muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya, i Samariya no kugera ku mpera y'isi yose. Aha rero Yesu yabwiye abigishwa ikintu gikomeye cyane. Tugiye gutangira rero tuganira ku mugabo. Umugabo, umwuka wera naza muzaba abagabo. Umugabo ahanga umwuka wera yashaka kuvuga ni uwe. Mbese ni umugabo usanzwe. Abantu benshi njya numva bakunda kuvuga ngo ni umugabo mbwa, abandi bagahimba ngo ni umugabo w'indarikwa, abandi bagahimba ngo habaho abagabo biki, bakarondora ngo abagabo buryo 7. Ariko tugiye kureba uyu mugabo Yesu yavugaga uwo ari we. Iyo usomye mu zindi Bibiliya ukoresheje iy'Ikinyarwanda yera usanga ivuga umugabo, ariko ahangaho umugabo yashakaga kuvuga umuhamya cyangwa se umutangabuhamya. Yashaka kuvuga umutangabuhamya. Umutangabuhamya uribuka ko mu rukiko, iyo umuntu agiye mu rukiko ajyana abatangabuhamya bazi ukuri kwe. Umwuka wera Yesu yavugaga namanuka aba bantu b'intumwa bazaba abatangabuhamya bo guhamya icyo Yesu yakoze, bo guhamya Yesu uwari, bo guhamya Yesu uwari. Rero abagabo nyabagabo, iyo urebye ukitegereza intumwa igihe zabaniye na Yesu ntizari zigeze zimenya mu by'ukuri Yesu ninde. Nubwo babanye imyaka 3 n'amezi 6, ariko ntibigeze bamenya ngo bese Yesu uyu ni uwuhe, ninde. Kuko bamutekerezaga mu buryo n'abandi bantu bose bamutekerezaga. Yigeze kubaza umunsi umwe ariko mwe mutekereza ko ndinde.
baravuga bati bamwe batekereza kuri Yohana Umubatiza, abandi batekereza kuri umuhanuzi runaka, uri Eliya, uri mumwe mu bahanuzi ba kera, ariko Petero ararikocora avuga ati uri Kristo. Yesu rero aramubwira ati ntabwo ari umwuka, ntabwo ari umubiri ubiguhishuriye, ahubwo ni umwuka. Ibyo rero ntago ari umuntu ushobora kumenya ubuhamya bwa Kristo adafite Mwuka Wera. Tugiye kureba rero Mwuka Wera ukuntu yemeza cyangwa se aba umuhamya n'umuntu we ubwe bafatanyije bakemeza ubuhamya bwa Kristo. Iyo urebye ugasoma mu byanditswe byakurikiyeho Yesu amaze kubabwira rino jambo, usanga intumwa zimaze guhabwa Umwuka Wera zarakomeje guhamya ibintu bitatu by'ingenzi. Ngiye kuvuga mu kanya gatoya, ariko ntari nageraho, reka mbanze nkomeze mvuge icyo umugabo ari cyo. Umugabo ni umuhamya. Urabona mu rukiko, iyo umuntu agiye mu rukiko agiye kuburana, agenda yitwaje abahamya cyangwa se abagabo bazi ukuri kwe, bemeza ukuri kwe ko bakubonye, bakavuga bati uku ni ukuri duhagazeho, uyu muntu twaramubonye. No mu mategeko ya Mose, mu bya kera, mu bisanzwe nta muntu n'umwe wajyaga wemezwa ikintu cyangwa se washinzwaga ikintu atazanye abagabo babiri bemeza ko uwo muntu bamuzi, bazi ukuri kwe, kugira ngo bamusobanure. Iyo umuntu atabaga afite abagabo babiri, ntago urubanza rwe rwemerwaga gucibwa. Icyo gihe rero Umwuka Wera ni ibi Yesu yashaka kuvuga, ababwira ko bazaba bahamya. Intumwa zimaze kubona Yesu zaramubonye, zibona akora ibitangaza, zibona akora ibintu bidasanzwe, ziramukurikira, ziramwizera, baba inshuti ze, baragendana. Ariko mu by'ukuri iyo urebye bari bafite intego cyangwa se uburyo bamubonaga, batekerezaga ko ahari ko niyima ingoma bazaba b'imbere. Ariko Yesu agiye kugenda arabwira ati Umwuka Wera ngiye kubohereza icyo Data yavuze. Umwuka Wera naza, muzaba abagabo bo kumpamya. Yarashatse kuvuga ko bazaba abatanga buhamya bafatanyije n'Umwuka Wera wo kumuhamiriza ahantu hose. Nibwo yavuga ko bazaba abagabo nyabagabo. Icyo gihe rero babaye abagabo igihe Mwuka Wera yazaga, babaye abatanga buhamya. Nubwo kare kose bari barabonye Yesu, ariko kumenya Yesu si amagambo, si ikindi, si uko wamubona aguhitaho, si uko mwabana igihe kirekire, ntabwo ari uko inshuti muvandimwe, ntabwo ari uko yakora ibitangaza ngo aciye. Yaba ari gukora ibitangaza, Abisirayeli babonye Imana yambutse Abisirayeli inyanja, bayibona barya manu mu butayu, barayitegereza, barabireba, ariko bageze hakurya icyagaragaye ko ibyo ngibyo bitatumye bamenya Imana nuko babajije cyangwa nuko bakoze igishushanyo, cyo mu nka, akaba aricyo bajya basenga. Ibyo rero si byo byerekana ko wamenye Imana, ahubwo Umwuka Wera muri wowe atarimo, ntushobora kumenya icyo Yesu aricyo. Kuko Umwuka Wera naza azabemeza, cyangwa se naza umumaro we wa mbere no guhindura abantu abahamya bo guhamya ko Yesu Kristo ariwe Yesu, ariwe Kristo w'i Nazareti, Kristo w'i Nazareti ariwe Yesu wabambwe cyangwa se wapfuye akazuka. Icyo nicyo cya mbere kihindura abantu abagabo nyabagabo. Umwuka Wera rero afatanya, Pawulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo Umwuka w'Imana afatanya n'umwuka wanjye guhamya ko undi umwana w'Imana. Ni ukuvuga ko ubuhamya bwa mwuka wanjye, bwanjyewe wabonye Yesu n'Umwuka Wera, tuba abagabo babiri bo guhamya uko kuri kw'ijambo ry'Imana, tukemeza ko njyewe ndi umwana w'Imana. Ubuhamya rero umugabo nyamugabo bihera kuri wowe, Umwuka Wera akemeza muri wowe ko uri umugabo w'ukuri kwa Kristo uko ariko. Cyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Rero iyo abagabo rundi, bese abo bagabo bahamya iki? Tugiye kuganira mbese abo bagabo tumaze kubona haruguru bahamya iki? Abo bagabo bahamya iki? Bahamya Yesu, bamuhamya ibintu bigera muri bitatu. Icya mbere, bahamya ko Yesu w'i Nazareti ari Kristo. Bahamya ko Yesu w'i Nazareti ari Kristo. Icya kabiri, bahamya urupfu rwa Kristo. Icya gatatu, bahamya kuzuka kwa Kristo. Ni ibintu bitatu by'ingenzi Umwuka Wera azana by'ubuhamya muri wowe, ukaba ubihagazeho, wamara kubihagararaho ukabihamiriza abandi, ukaheraho umuturanye kugera ku mpera y'isi yose. Ni uko uhamya ibyo bintu bitatu by'ingenzi, ko Yesu ari Kristo. Kristo bivuze iki? Ni ijambo rivuga Mesiya, cyangwa se umucunguzi, cyangwa se uwasizwe.
Mesiya, umucunguzi cyangwa uwasizwe. Yasigiwe iki? Gucungura abana b'Imana aribo twebwe. Yesu rero abantu b'Abisiraheli kugeza na n'ubu ntibemera ko ari Kristo. Kubera iki batemera ko ari Kristo? Ntekereza ko n'intumwa ubwazo zitari zizi n'umwuka wazo usanzwe wo muri kamere ko Yesu ari Kristo. Ntabwo bari babizi, ntabwo bari babisobanukiwe ko Yesu ari Kristo, ahubwo bari bazi ko ari umwami. Yego bari bazi ko ari umwami, ari kuzima ingoma yo mu isi akabana nabo iteka ryose aho ngaho mu isi, akabayobora nk'uko babisomaga mu byanditswe ariko ntibabisobanukirwe. Rero Yesu Kristo twagomba, umuntu iyo yakiriye Mwuka Wera aba agomba guhamya by'ingenzi ko Yesu ari Kristo. Muri we agahamya ko Yesu muri we ari Kristo. Yesu mu muntu ko ari Kristo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko wemezanya n'umutima wawe n'Umwuka Wera, Umwuka Wera nawe mwemezanya ko muri wowe Yesu ari umucunguzi wawe, yasigiwe kugucungura. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane cyemeza ko Yesu yasigiwe kugucungura. Yasigiwe kugucungura. Kugucungura rero bishatse kuvuga iki? Yagiye mu cyimbo cyawe, yagiye mu cyimbo cyawe ahanwa ibyo warwo. Iyo usomye muri Yesaya mu gice cya 53 ntangazwa cyane no kuntu Abisiraheli bari barabwiye Yesu. Ubundi iyo usomye icyo gice bitekereza ko hari wari kumureba ukamumenya, byari gutekereza ko hari wari kusoma muri icyo gice wareba Yesu ukavuga uti nta muntu n'umwe ushobora kubona Yesu nubwo yaba atambutse hano twese tumureba ngo amumenye kereka asomye ijambo ry'Imana. Nta muntu n'umwe wamenya Yesu keretse amubwiwe n'ijambo ry'Imana. Abisiraheli bari bafite Bibiliya, ariko kubera kudahishurirwa muri Bibiliya ngo bamenye ntibigeze bamenya Yesu. Ariko iyo baza guhishurirwa baba baramenye ko Yesu ari we Kristo. Kristo rero Abisiraheli ntibabyemera ko ari we Kristo kubera ko batigeze bahishurirwa ijambo. Iyo usoma mukunzi wanjye simfite igihe kirekire, ariko ndakubwira ngo uzambabarire usome igice cya 53 cya Yesaya. Yesaya yabanje kuvuga ngo ariko se ninde wizeye ibyo twumvishe? Ukuboko kuwiteka kwahishuriwe nde? Ko yakuriye imbere yacu ameze nk'ikijejeje, igisi cy'umburira mu butaka, abantu biba amaso, ntiyarafite ishusho nziza yatuma tumwifuza. Ibyo ngibyo byose Bibiliya yarabivuze, ariko nyamara ntibabyitayeho ngo bamenye ko nguwo ari we ijambo ry'Imana ryavuze. Ntibabyitayeho, ntibigeze bamenye ko Yesu rero waje ari we Kristo. Yesu w'i Nazareti ni we Kristo. Ubyo ngibyo Umwuka Wera afatanya natwe kubihamya muri twebwe no kubihamiriza abandi ko Yesu w'i Nazareti ari we Kristo, ko Yesu w'i Nazareti ari umucunguzi wacu. Umutima yacu irabihamya ko Yesu Kristo wa Nazareti ari umucunguzi wacu. Imana ishimwe cyane. Ikindi cya kabiri bagombaga guhamya ko Kristo yapfuye. Ariko nari narenga hejuru gatoya. Uyu usomye muri Luka mu gice cya 24 ku murongo wa 44 kugeza ku 48, Yesu amaze kuzuka yabwiye intumwa, ababwira ikintu cyiza cyane. Arababwira ati mujye mu byanditswe musobanukirwe ko ibyanditswe kuri nge byose ari nge, ibyanditswe byera byavuga kuri nge ko byose ari nge byavugaga. Aravuga ngo muri Zaburi nige byavugaga, mu mategeko ya Mose burya nige byavugaga, mu buhanuzi burya nige byavugaga. Arababwira intumwa inshuti ze, arababwira ati mugende musobanukirwe ko Yesu ari we ibyanditswe byose byavugaga ari we Kristo. Kandi Kristo Yesu niwe wari uhari aho ngaho urimo kubibabwira. Amaze kuzuka arababwira ati mujye mu byanditswe muramenya neza ko ngewe ari ngewe Kristo bavuze. Umwuka Wera rero yaje mu muntu yemeza ko Yesu ari Kristo, yemeza ko Yesu muri we ari umucunguzi, hanyuma akajya kubyemeza n'abandi. Ubwo nibwo buhamya, uwo niwo umugabo cyangwa se umutanga buhamya wo guhamya ko Yesu ari Kristo. Umuntu aba umugabo nyamugabo se cyangwa umutanga buhamya wo guhamya ko Yesu ari Kristo, yaba muri we ndetse yaba no ku bandi. Nshuti muvandimwe, aravuga ngo icya kabiri tugiye kurebaho ni ukuntu Yesu yagombaga gupfa, cyangwa se icyo Umwuka Wera ahamya mu mitima yacu impamvu yo gupfa kwa Kristo. Umwuka Wera afatanyije n'umwuka wacu, afatanyije natwe, tugomba guhamiriza abantu ko Kristo yapfuye. Ariko si ku bantu gusa, ahubwo natwe bikwiye kubanza kuba ubuhamya muri twebwe kugira ngo tumenye ko Kristo kuko yapfuye. Abantu benshi bashobora kubifata nk'amakuru, abantu benshi bazi nk'amakuru cyangwa se amateka ko Yesu yapfuye. Ibyo abantu bose barabyemera ko Yesu yapfuye, nyamara nta buhamya bw'umutima wabo ko Yesu yapfuye, cyane cyane ko batamubonye n'amaso. Kandi iyo umuntu atabihishuriwe n'ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera, ibyo ntashobora kubimenya ko Yesu yapfuye.
kuko ikibazo si ukumenya ko Yesu yapfuye mu mateka, ahubwo ikibazo ni ukumenya icyo yapfiriye. Mbese icyo Yesu yapfiriye kikurimo mwene data? Umutima wawe uhamya impamvu yo gupfa kwa Kristo. Ikintu mwazagombaga kujya guhamya ni uguhamya impamvu yo gupfa kwa Kristo. Gupfa kwa Kristo rero byari bisobanuye iki? Icyo Umwuka Wera ahamya mu mitima y'abantu nuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu. Umwanditsi wa muri Yesaya mu gice cya 53 ukomeje aho ngaho aravuga ngo intimba zacu, imibabaro yacu, ibicumuro byacu nibyo yishyizeho, nyamara twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo. Nyamara ibyaha byacu, intimba zacu nizo yishyizeho. Niba ugifite intimba, niba ugifite ibikurega by'ibyaha bikurega bikakubwira ko Kristo atabipfiriye, nyamuneka wisuzume urebe neza, urasanga icyo gikorwa kitarakoretse muri wowe. Kuko Kristo cyamuzanye ni ukwemeza, cyangwa se Umwuka Wera ikimuzana muri twebwe ni ukutwemeza impamvu y'urupfu rwa Kristo muri twebwe, hanyuma byamara kuba muri twebwe tukajya kubihamiriza n'abandi. Nuko rero Yesu yarapfuye, kandi icyo yapfiriye ngewe, kuko we nta cyaha yakoze, nyamara ngewe ndi umunyabyaha wakavukire, wakaremano, ndi umunyabyaha mu miterere, ndi umunyabyaha mu mitekerereze, ndi umunyabyaha mu mivugire no mu migendere no mu bikorwa byose, ndi umunyabyaha. Nicyo cyatumye Kristo utarigeze ukora icyaha. Pawulo aravuga ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhimbiye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kwe. Ni ukuvuga ko utarigeze kumenya icyaha, yapfiriye ibyaha byanjye. Ibyo ngibyo ni ubuhamya bw'umutima wanjye, si ubuhamya bw'abandi bambwira, ahubwo umutima wanjye ufatanyije na Mwuka Wera bampamiriza ko Yesu yapfuye. Icyo kintu iyo kije muri ngewe, uko niko kuri Umwuka Wera yagombaga guhamya, kandi Umwuka Wera ibyo bihamije biva muri wowe bikajya no mu bandi, ukajya kubahamiriza ko Yesu yapfuye. Intumwa iyo urebye mu byigisho byose byakurikiyeho, iyo natangariye Petero mu gice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa, ukuntu Umwuka Wera amaze kuza yagiye guhamya abayuda bene wabo ntabwo bafite, kubera za mbaraga z'Umwuka Wera, akababwira ko wa wundi bishe ari we Yesu w'i Nazareti wari warahanuwe, wa wundi bishe ko ari we wo nyakuri Mesiya, Imana mu mubiri. Pawulo yagize avuga ngo Imana kwerekanwa mu mubiri, wa wundi waje wambaye umubiri w'umuntu niwe waturutse mu ijuru, niwe Mesiya waje akaza gucungura abari mu isi yose. Nuko rero bivuze ko Umwuka Wera ahamya mu mitima yacu yuko twapfanye na Kristo. Pawulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo twapfanye nawe, mu rupfu rwe niho twapfiriye natwe, kugira ngo muri we duhinduke gukira, dutsindishirizwe cyangwa se duhabwe ubugingo bushya muri we, kuko twapfanye nawe. Ugomba kwemeza mu mutima wawe ko wapfanye nawe, ubyemejwe n'Umwuka Wera. Niba muri wowe utemeza ko wapfanye nawe, ngo ube warapfuye ku mubiri w'ibyaha, umubiri wa kamere ube warapfuye, ni ukuri nturamenya Kristo. Ndakwinginze ubwire Umwuka Wera aze yemeza umutima wawe, yemeza umutima wawe ko Kristo yapfuye, kandi mu bo yapfiriye ni wowe. Pawulo yaravuze ngo mu banyabyaha bakabije ni wowe imbere, nyamara Pawulo banza atandusha mu banyabyaha bakomeye imbere. Rero Umwuka Wera yanyemeje mu mutima wanjye ko Kristo yapfuye, kandi ko yapfiriye bose, kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wapfiriye akanabazukira. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mukunzi wacu, ni ukuri turakwinginga kugira ngo wemere Kristo, wemere icyo gikorwa cy'urupfu rwe gikorere muri wowe, wiyumve. Ayandikira Abaroma mu gice cya 8 yarabwiye ngo nuko rero namwe mwiyumve ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho muri Kristo Yesu. Mwiyumve ko igihe yapfaga ku musaraba namwe mwapfuye ku byaha, mwiyumvemo ko namwe mwapfuye ku byaha. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye rero kandi kureba igikorwa cya gatatu Yesu yemeza mu muntu, cyangwa se yamara kucyemeza mu muntu, Umwuka Wera yemeza mu muntu, yamara kucyemeza mu muntu akacyemeza n'abandi. Igikorwa cya gatatu ni ukuzuka. Uwo ni umumaro wa gatatu w'Umwuka Wera wo kwemeza ko Yesu yazutse atakiri mu mva. Yarapfuye ariko kandi yarazutse. Yazukiye kugira ngo bigende gute? Nyamuneka nidusoma mu ijambo ry'Imana turaza gusanga Kristo yarazutse. Iyo usomye mu Baroma aho ngaho twari turi mu gice cya 8, usanga ko Yesu mu gice cya 6 nako Yesu yazutse afite intego imwe. Yewe no mu gice cya 3 mu cy'Abaroma kumuhera ku murongo wa 21 yafite intego yo kuzuka, ni ukugira ngo dutsindishirize.
impamvu umwuka wera yemeza muri njyewe ko natsindishirijwe. Gutsindishirizwa kwanjye kwavuye kuri Kristo. Njyewe sinakwitsindishiriza, ariko Kristo yabwo yazutse yaransindishirije. Kandi ubwo yansindishirije nta teka nzacirwaho. Kandi ubwo yansindishirije yaravuze ngo Maroma mu gice cya 8:31 aravuga ngo abo yatoranije 29 nako aravuga ngo abo yatoranije yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ubwo yampaye ubwiza sinzarimbuka. Ntangazwa n'abantu bavuga ko barimbuka kandi bavuga ko batsindishirijwe na Yesu, kandi bavuga yuko Yesu yabapfiriye akanazuka ku bwabo. Ni ukuri niba utaratsindishirijwe ndakwinginze ubwire umwuka wera yemeze mu mutima wawe ko watsindishirijwe, kuko icyo nicyo gikorwa cy'ingenzi kibaho Yesu yakoze. Ni ukugira ngo dutsindishirizwe, ni ukugira ngo gutsindishirizwa bivuze iki? Ni ukugira ngo twemerwe imbere y'Imana tutajyanye imirimo yacu ya kamere cyangwa twibirata ko ari myiza twakoze, ahubwo tujyane icyo Kristo yakoze kugira ngo Imana itwemere. Iyo umuririmbyi yararimbye ngo Uwiteka umucamanza, iyo yambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, aho banyita gukiranuka. Rero muvandimwe, igikorwa cya mwuka wera ni ukwemeza mu mutima w'umuntu, ni ukwemeza abandi yuko Yesu yabatsindishirije. Gutsindishiriza rero uyu munsi umuntu imbere y'Imana akiranuka kubw'igikorwa cya Kristo cyo kumutsindishiriza. Ahagaze imbere y'Imana nk'umutambyi, yongera kudusabira, yongera kutuvugira, yongera kuturebera, yongeraho ku gikorwa yadukoreye cyo kudutsindishiriza. Igikorwa yadukoreye cyo kudutsindishiriza ni ukugira ngo uyu munsi tubabera, twitwa bera nyamara tutabikoreye, nyamara twitwa abakiranutsi nyamara tutabikoreye kuko tutanakiranuka. Kuko muri kamere yacu Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 7 umurongo uhereye ku murongo wa 12 kugeza ku 21 arababwira ngo muri ngewe, ni ukuvuga ko muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo. Uwo muntu utagira icyiza yemewe imbere y'Imana, yemerwa imbere y'Imana, nta cyiza kimubona. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ko imbere y'Imana umuntu yemerwa ukwari, azi ukwari, akemerwa ukwari, hanyuma Kristo agatangira kumuhindura. Uwo munsi akamuhindurira gusa n'ubwiza bw'umwana w'Imana, ariko uwo munsi yemerwa abyarwa n'Imana kubwo gutsindishirizwa na Yesu. Umwuka wera arahamya mu mitima yacu uko twatsindishirizwa. Niba umwuka wera adahamya mu mutima wawe kugira ngo ujye kubyemeza uko kuri ko gutsindishirizwa, ni ukuri ndakwinginze usaba Imana ize ihamye uko kuri ko gutsindishirizwa mu mutima wawe. Kuko twaratsindishijwe, tubarwaho gukiranuka tutabiheshejwe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo tubiheshejwe na Kristo, kuko yemeye kujya mu cyimbo cyacu. Igihano twari guhanwa aragihanwa, hanyuma kuko ari Imana atapfa azukira kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Umuntu wese uri muri we ntateka azakirwa, kandi n'ijambo ry'Imana niko rihamya, riravuga ko umuntu wese uri muri we ntateka azakirwa. Ntangazwa rero n'abantu bashobora kuvuga ngo bizera Yesu, ariko nyamuneka bakaba bavuga ko nta bugingo buhoraho bafite. Ibyo birantangaza cyane. Mfite ubwoba bw'ibyo bintu ko nta mwuka wera bagira, kuko umwuka wera igikorwa yemeza nuko turabana b'Imana. Akandi ngo aradusabira avuga ngo aba data, aba cyangwa data, aba data. Umwana w'umuntu wese, nta muntu ubyara by'agateganyo, nta sano, nta kintu cyakuraho isano hagati y'umwana n'umubyeyi. Yewe nubwo umwana yaba yabaye umunyamakosa, nta kintu gikuraho isano y'umwana n'umubyeyi, kuko isano yabihuzwa n'amaraso n'imivukire, ntabwo ihuzwa n'icyo bakoze. Ariko ntakereza ko abantu batekereza Imana nk'itari Imana, kuko bayitekereza nk'umugome. Kuko iyo yabyara igapfusha, Imana ntigipfusha. Ni ukuri Imana ntigipfusha. Imana iyo yabyaye irarera kandi irakuza, ntabwo igipfusha. Imana rero, niba uri umwana w'Imana ukaba wumva uzapfa, ni ukuri umwuka wera umusabe yemeza mu mutima wawe kutari umwana w'Imana. Ndakwinginze kugira ngo ujye kubyemeza abandi, ubanza kubyemeza mu mutima wawe, kwemeza ko uri umwana w'Imana. Umwuka wera rero afatanya natwe kwemeza ko turi iki, turi abana. Ndakwinginga mu nshuti muvandimwe udukurikiye, kugira ngo usabe umwuka wera yemeza mu mutima wawe, yemeza mu mutima wawe muvandimwe ko watsindishirijwe. Niba utari wabyemera, niba utabizi twaratsindishirijwe kandi twacunguriwe guta ku musaraba. Yesu yikoreye ibyaha byacu, yashyirwaho igihano twari guhanwa, kugira ngo imbere y'Imana twemerwe, tubarweho gukiranuka, tubarweho kubabera tutabikoreye, ahubwo tubeshejwe na Kristo. Ndakubwira rero ngo utsindishirizwa ni igikorwa cyemezwa n'umwuka mu muntu, ndetse uwo mwuka wera yamaze kwemeza gutsindishirizwa, nawe ugenda ubihamiriza abandi ko watsindishirizwa, kandi ukababwira ngo nabo baze mukababwira icyo Kristo yabakoreye. N'icyo intumwa zagendaga zihamya, nicyo intumwa zimaze guhabwa umwuka wera zagenda zihamya, zahamyaga zibwira abantu ngo nimuze
wa undi mwishe mukamubamba ni ukoze ibi, hanyuma uwo mwishe mukamubamba nimuze bigeze kumubaza barambwira ngo Petero arababwiriza barangiza baramubaza ngo bibacumita mu mitima, baramubaza bati dukore dute? Arababwira ngo nimwizere Yesu Kristo muhindukire mu bari byawe. Rero ndakubwira ukuri, nta umwuka wera icyo yemeza mu mitima yacu mu gutsindishirizwa. Ubwo gutsindishirizwa rero ni ubuhamya bwa mwuka wera mu mitima yacu, hanyuma natwe uko kuri kwaba muri twebwe tukajya kukubwira abandi. Nicyo yabwiraga intumwa, yaravugaga ati umwuka wera rero naza muzahamya ibyo mwabonye noneho n'amaso yanyu, noneho bizava kubibona n'amaso yanyu, mufatanye n'umwuka wera mu babagabo babiri. Kandi koko ukuri kose na Yesu yigeze kuvuga ngo nanjye ubwanjye sinihamye, ahubwo hari wundi umpamya, uwo ni Imana ni imuhamya. Aranavuga ngo Yohana yaje ahamya ibyanjye, ngo nubwo atishingikirize ku buhamya bw'Yohana ariko nawe ni umuhamya. Ni ukuvuga ko nta muntu n'umwe wakemeza ukuri adafite umwuka wera, kuko umwuka wera ni wowe wemeza ukuri afatanyije natwe, agafatanya n'ijambo ry'Imana muri twebwe kwemeza ukuri kw'ijambo ry'Imana, hanyuma nako tukajya kubemeza abandi. Ijambo ry'Imana rero ni imbuto itabora, ibyara, yamara kubyara ikabyarira Imana, Imana ikarera igakuza ikagera ku kigero gishyitse. Rero tugana ku musozo, nshuti bavandimwe, nagira ngo mbabwire yuko ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana kwemezwa n'umwuka wera mu muntu, kwamara kwemezwa n'umwuka wera mu muntu nawe akajya kwemeza abandi. Niba umwuka wera utekereza ko ari impano, umwuka wera ni Imana iza gutura mu muntu hanyuma igatangira gukorera muri we. Ntago hanyuma umuntu wese agahabwa ikimwerekana aho umwuka, buri muntu wese afite impano yahawe, ariko umwuka wera ntiyerekanwa n'impano, kuko hari ibintu byateye bivuga ko umuntu wese ashaka umwuka wera amushakiye mu gusenga no mu gukora ibindi. Nyamara umwuka wera umuntu amuhabwa mu gihe yizeye Kristo Yesu, akabyarwa nawe, yamara kubyarwa nawe agatangira gukorera muri we, akagendera muri we. Izina ry'Imana y'Umwami wacu Yesu rihabwa icyubahiro. Nuko rero umuntu agomba guhamya ubwo buhamya butatu, ko Yesu ari Kristo. Icya kabiri agomba guhamya ko Yesu yapfuye kandi ko yazutse, agabihamya mu mutima we, ndetse yamara kubihamya mu mutima we akajya kubihamiriza abandi. Ubwo nibwo uwo muntu aba yakiriye umwuka wera muri we, kandi ibyo nibyo biduhata, nibyo bituma uyu munsi turimo tuvuga dushaka kugira ngo abantu bose nyamuka bumve uko kuri kw'ijambo ry'Imana, kuko Yesu yapfiriye bose, cyakoze abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ngabo ntibazacirwaho iteka kuko bari muri Kristo Yesu. Yesu ntapfusha, yaranavuze ngo intama zanjye nzifashe mu kuboko, nta washobora kuzivugurura mu kuboko, nta ubaho. Pawulo aravuga ngo ubugingo bwacu buhishamwe n'ubwa Kristo mu Mana. Nta wajya mu Mana ngo ajye kubukuramo, Satani ntahagera, nta mudayimoni uhagera, nta kikihagera. Aho ngaho niho ubugingo bwacu buba. Niba umwuka wera hamye ibyo muri byo, himbaza Imana, wibwire ngo wakoze. Tugiye gusenga rero tubwira Yesu ngo hari akomeze gukorera mu mitima y'abantu, umwuka wera akomeze kwemeza abantu ko igikorwa cya Kristo cyakorewe muri bo, ndetse nabo bahaguruke bajye kubyemeza abandi. Bigaragara ko abantu bafite intege nkeya zo kubwiriza no guhamya abandi, kuko nabo ubwabo mu mitima yabo ataruhamya. Turagushimye Mwami mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kugira neza, wemeye kwitanga ku musaraba ukaza kugira ngo dutsindishirizwe. Waraje kugira ngo muri twebwe abari kureba twigizwe hafi. Waraje kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Waraje kugira ngo tudazacirwaho iteka, ahubwo tuzabeho iteka ryose. Warakoze nyaguhora ku ngoma, reka ubuntu bwawe, reka imbaraga z'umwuka wera zikomeze gukorera mu bantu, zibemeza rwose. Ijambo ryawe riherekeze n'umwuka wera, ritangire kwemeza abantu igikorwa umwuka wera yakoze, cyangwa se igikorwa Kristo yakoze ku musaraba, igikorwa cyatumye apfa akazuka, kwari kugira ngo ubwo yapfuye apfane ibyaha byacu, kandi nazuka azuke duhabwe ubugingo buhoraho, dutsindishirizwe imbere y'Imana, twemerwe. Izina rya Kristo Umwami wacu nirihabwe icyubahiro. Murakoze. Rero nimero zanjye mwambonaho mushatse kumvugisha no kunsobanuza ibingibi navugaga ni 0788 26 9191. Mwavuganaga na Ego Daniel. Murakoze. Ngira ngo wabyumvise rero, kandi ngira ngo wanezerewe cyane. Ni ubuntu n'ukuri gospel. Kora subscribe kandi like, unasangiza bagenzi bawe kugira ngo nabamenye bakunde kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana basobanukirwe. Mwino minsi yanyuma ngira ngo turabizi neza yuko turi mu minsi abantu benshi bari gushaka kuvuga ibinyoma, cyangwa se bagashaka kubwiriza abandi ukuri guhabanye n'uko ijambo ry'Imana ryatanze. Kora subscribe, ubuntu n'ukuri. Bashimire kandi mukomeze kudukurikira. Ciao.